haba undi mwataka bari gukorana. ari Karebu ntabwo bari kumwe barabisika. Karebu ahubwo Karebu na Bacabarara ngira ngo nabashaka kwa barakora. Karebu na Chabarara usanga wenda ba Karebu na Bacabarara reyo ubundi ukuntibaho reyo ya nyayo. Gilles uri mwengu yari kumwe na Sashi na Shasi Nahimana uriya mutipe wo mu Rundi wambaraga 10 karaga tipe gato mushaka kugenda mutwibutsa kombinezo z'abataka babiri abantu bakina basatira babareyo babiri babataka. Icyo nshaka gukomoza Kasirye na Diarra basimwe na Kamara yari kumwe nande. Kamara agomba kuba afite undi muntu bari kumwe reyo ni kwibaho cyane ibintu bundi kose ni gute mwibagize bakize ikiganiro cyitwa no time agatuma ngabo bari mu kazi abakoze amakosa mamagare ngabo bundi bintu n'ubuzi n'ubyibuka abadabo babiri reyo rero ikenera abataka yo ni kwibaho kubera iki no kwango reyo ukuntu iteye yo nkayo ni ikipe ibaho abafana babanje kuba excited yego abafana bashimishwa ahubwo Jire na Sarpongo nibo bakoranye di babyumvise Jire Sarpongo ugasanga Kamara ari kumwe nande ugasanga Diarra ari kumwe na Kasirye gucyo babiri reyo ntabwo bijya bibaho ko iyo itsinda itwara ibikombe abafana badafite abataka babahinduye ikise nk'Imana abantu basingizwa baririmbwa bafite yaduwo iryana bagomba kuba nyine abafana banezerewe. Rayon Sport no kuvana mbere hose yagombaga kufite nka Boko Tarabama nitatwara igikombe akaba ari we muntu uri gushyira fire. Reyo ibi biri kuba muri APR byo kubura ibitego Rayon Sport ntigiba hitabona ibitego. Rayon Sport ni ikipe igomba kuba iri guskoringa aritsinze 20 ngaho bu 25 niyo yambere ifite byinshi muri faze. Kuki rero nshimangira icyo kintu Lorenzo 25 mu mikino 15 nuko nzi ko abareye ukuntu babaho abishimira new signing nejuru y'igitego kimwe n'ibice bingana. Kambare Salita Gentil yabaga ari kumwe na Hamis Cedric. Rayon Sport igomba kuba ifite abantu babiri bayitwaye ariko bongo bifite Foronganye na Charles Bare. Rero Foronganye ni wenyine niyo mpamvu nahamagaye ndavuga ni by'umuco Rayon Sport ikeneye undi muntu baba ari babiri bakomeye rero ikintu buri abakora usibye gutsinda ibitego. Nje ndimo ndareba wa mufana wa Rayon uvuga ngo sinshobora kuguma mu rugo sinshobora gukomeza kuba ndi mu kazi ifite match ndashaka ko mfite biriya bihanyanswa byanjye gushyira fire. Abafana bare ukuntu babaho nabo barabizi ntibahangana na APR kwako APR within imyaka 5 ibigomba gutwaramo ibikombe bine rekanyuramo rimwe ni nakwe imibare statistique ziteye ego kuri kuryana niko kuri bine guri kimwe cyangwa se ego niko kuri igomba gutwaramo ibikombe bine ntabwo nababeshya none se nyuma y'imyaka 40 niba ari imyaka 30 APR yatwaye 22 atarika gatwara kimwe regatwara 7 fata 30 ungabanyirize 7 si kane gusa gatatu ni kane karimu abanya kabiri kuri 7 ni gatatu n'ibice bingana no 28 kuri 7 ni kane nubwo nimuzane APR twara 4 APR gatwara kimwe ntiwahangana na APR twasanze ko mu 2000 yagoraga jezi ziri bujana ry'amatora gitwara izongera gutwara ikindi ryari nase yagerukaga ryari sinibare yorose kukorohera yagerukaga ryari 2019 reka tuvuge igitwaye 2025 yazongera gutwara ikindi 2029 erego yibuke ko Rayon Sport igikombe herukaga gutwara uribuke uyu Cedric twavugaga igikombe yari yatwaye Kinyanza sicyo cyaje gusimburwa n'icyo ngicyo twavuze cya 2019 uzi ko ikindi bari baratwaye icyo gihe ari cyaratwawe na Kayiranga Baptiste za 2004 ajya ntabyo hatwaye byikurikiranye hari imyaka bigeze gutwara shampiyona ngira ngo ebyiri simyibuka neza niba byarabayeho Karebu na Chabarara bagiye batwibutsa izo mukomeze Karebu na Chabarara kuki rero shaka mwengu na Sarpongo kwereka bare ko yari umwaka wabo nabo Kasirye na Diarra nukuvuga ngo uko biba biteye uyu ni umwaka mu buryo bw'inyenyeri z'umupira wa shampiyona w'u Rwanda uko tubibara uko tubyizereramo
kureba abantu bizera ibintu by'inyenyeri. Inyenyeri ya Rayon Sport iri kumurika, imurika neza nyireba. Yamuritse ejo bundi Amagaju atsinda APR, inyenyeri ya Rayon yaratse ndayibona, kuko agahenda mwari kuvana i Butare muzi ko hasigayemo abiri, mwari mutakaje shampiyona. Ibyo narabibonaga, nabiganiye na Kasitari na Fuadi twari kumwe icyo gihe. Ndavuga ngo niba Rayon Sport itaye amanota kuri mukurikiranye imbere ya APR nuko yasiga atsinda Amagaju hagasigaramo abiri, ndabaza umwiryane wari gukurikiramo n'ibibazo byari kuvuka, byari gutuma na recruitment idashoboka. Ariko icyanyeretse ko inyenyeri yabo iri kwaka, Amagaju yashyizemo kimwe, APR irakibura, match arangira harimo 5, bivuga ngo niyo yabatsinda retour mufitemo abiri. Operasiyo zizakorwa nk'izo mwakoze mujya gutwara ibikombe za Kirehe mupangura 18, mwikwishyira muri pozisiyo yaho APR izabajya imbere na busa. Mufite ubushobozi bugura umwataka mugatsinda amakipe yose, mugasigaza APR ahantu ho kuvuga ngo ninganya natwe twemerewe kunganya, nitsinda twemerewe gutsinda, nitsindwa wenda natwe twatsindwa, ariko nta kosa twemerewe APR itarikoze. Ikibishobora rero nuko mubanza gutuma abafana bumva ko ikipe yakomeye, mwibasubiza rero muri shampiyona muri phase retour babona ntacyo mwakoze. Muvunyi Tadeo ahantu uri kwicuriza amakaro wakuye mu Bushinwa, yabyukiye muri Waramutse Rwanda, yari ari hano ubu kuri ya modoka ye nziza yavuye witi cyane. Muvunyi ku mahoteli ufite, niba mukunda Rayon ntimukore ikosa ryo kuba APR yarokirita muri phase retour, mwebwe ngo muceceke. Nimuceceka aba bafana banyu ndabazi babareyo bazabashinja ko retour mwanze kubagurira abakinnyi akaba ari cyo bazize. Iyo narrative nizanatuma muyobora Rayon Sport imyaka iri imbere. Inyenyeri yanyu bazakumbura Jean Fidele bakurutse ko ejo muri turihuye yaravuze ngo abakinnyi bose nibutse Tadeo ko abakinnyi bose ari aba Jean Fidele, no kuvuga ngo namwe muri uku kwezi kwa mbere mufite amahirwe yo kutwereka uko mureshya. Reka dutubige inyenyeri ya Rayon kwaka uyu mwaka rizakora shampiyona nibagura abakinnyi. Mubona murana suko ndi gukirigita ifaranga gusa, undi Mr Money nyir'udutendo n'ibitangaza ubona ninjye wikubiye buri kimwe muri iyi minsi, kuko nakinnye Ikubire Loto umutigito w'ibihembo. Nawe kandi akanyenyeri 562 urwego ukurikiza amabwiriza utsindire miliyoni cash, imodoka, moto, flat screen za rutura, firigo, laptop, minervale, smartphone, amagare n'ibindi byinshi bitandukanye. Kina kenshi bikongerera amahirwe yo gutsinda. Nimero hamagara batsinze ni 0795 305 135. Ku bisobanuro hamagara 60 Ikubire Loto umutigito w'ibihembo. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Urwego Finance ni ikigo cy'imari cya gikristo gitanga inguzanyo kandi kikakira n'ubwizigame bw'abanyamuryango bacyo, kibanda ku bantu bafite mikoro make kugira ngo nabo bazamuke babashe kwiteza imbere nta n'umwe hejwe inyuma. Kuri serivisi za banki batanga inguzanyo z'abantu ku giti cyabo, inguzanyo mu matsinda, inguzanyo zo kugura imodoka, zo kwagura ubucuruzi, zo kubaka amazu ndetse n'izindi nguzanyo zose. Ni munyarukiye mu Rwego Finance, barabakira neza cyane, babahe inguzanyo zo kugura ibibanza ndetse n'ibindi byose n'amafaranga y'ishuri n'ibindi byose. Mu Rwego Finance barabitanga. Icyo ukora no guhamagara 51 niyo nimero ubarizaho ibisobanuro by'Urwego Finance. Ariko ababyeyi badukurikiye mumenye ko gukanda akanyenyeri 177 ugahitamo 4 uba winjiye mu murage w'amashuri, akanyenyeri 177 urwego ugahitamo 4 uba winjiye mu murage w'amashuri wa Prime Life Insurance, ubundi uburyo bugezweho bwo kuzigamira amashuri y'abana kugira ngo mutazigera na rimwe muhura n'ikibazo cya minervale ndetse n'ibikoresho by'abana bya muri Prime Life Insurance. Ariko hagataho Ikubire Loto turikubira cyane, turikubira turahabwa miliyoni kuri uyu munsi. Miliyoni arayitwara, ariko ndakumenyesha ko wakinira rifani biroroshye nta gutinda. Na akanyenyeri 562 urwego, ibi birakongerera amahirwe yo gutsinda, kandi akanyenyeri 562 urwego bikongerere amahirwe yo gutsinda. Hamwe na Ikubire
tsindira ibihembo birimo miliyoni, smartphone, imodoka, rifani, moto n'ibindi. Yego. Ejo bundi ku itariki 20 ni mu minsi 5 yonyine nibwo rifani izaba igezweho rwose, abantu mukomeze muyikinire kubera ko iyi ni moto yaguhindurira ubuzima. Hanyuma uyu munsi ni umunsi wa bonanza no kuwa gatanu mutangire mukine kubera ko ibihembo byo kuwa gatanu nabyo murabizi ko biba biryoshye cyane. Ni Tevis Victor ndetse birumvikana neza cyane n'amafaranga miliyoni faranga winjire mu miliyoneri byakunda cyane no gukanda akanyenyeri 562 urwego ariko karame turacyari kumwe cyane. Aha rero niho I&M Bank kumenyesha ko iguhiye ibisubizo ku nguzanyo igera kuri miliyoni 50 mu masaha 24, hanyuma kandi baguha inguzanyo kubaka inzu masaha 24, inguzanyo zo kugura imodoka bakaguhuza birumvikana n'abagurisha imodoka masaha 24, hanyuma kandi baguha konti zo kuzigama zikungukiragira ku 9.5%. Ibirenze ibyo ni ukwiyenza. Ubu rero n'inyikirizo ni I&M Bank baragira bati karame tugane ku mashami yacu twe nka I&M Bank cyangwa se uhamagare kuri 3227 bakwitabane ibisubizo karame turi kumwe. Yego, hanyuma ku munsi w'ejo hasohotse itangazo rya CAF ryimura imikino ya African Nations Championship cyangwa se bita Championnat d'Afrique des Nations yagomba kubera mu bihugu bitatu Kenya, Tanzania, Uganda 2024 muri kwezi kwa kabiri nibwo bagomba gutangira. Yimure mu kwezi kwa gatanu kwa 8 na 2025. Nta kindi cyabiteye nuko CAF Technical and Infrastructure Reports zagaragaje ko ibi bihugu bitaragera ku rwego rwiza rwo kwakira irushanwa kubera nyine kubaka amahoteli, ibibuga n'ibindi byose kugira ngo ibihugu nyine bibe biri amezure bibe biri ku murongo kwakira. Perezida Mosepe mu itangazo yavuze ko ibihugu ubwabyo bitegura kwakira CHAN ngo notama uravugamo Uganda, Tanzania na Kenya basabye igihe kisumbuyeho cyo kwitegura, bigahurirana rero n'ibindi byinshi factor nyinshi tuzi harimo kuba n'ibihugu bizakina irushanwa bitaruzura cyaburi ibihugu bibiri CAF yishyira mu